mwiriwe neza Class the King TV tuyishimiye Joyeuse niwe muri kumwe tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko tubaza tuti ese ikuzimu habaho abemera ko habaho muratubwira se mwagiyeyo murareba byagenze bite abemera ko hatabaho namwe muratubwira muratangira mutwibwiye murakoze yewe nitwa Nsengiyaremye Jacques murakoze kumikaze n'iki kiganiro murakoze cyane je nitwa Sindayigaya Emmanuel nkaba ndi Murundi murakoze kumikaze muri kiganiro nanjye nitwa Reverend Rwema Fidel Ninzi ndi umukozi w'Imana mugaragu wayo murakoze kuduha ikaze mu kiganiro murakoze tugiye kuganira mwebwe mwemeza ko ikuzimu habaho cyangwa ntihabaho murambwira uko mubyumva turahera kuri pastor ya murakoze kuduha mwanya kugira ngo tugaragaze ibitekerezo byacu iyo turi ku kintu runaka kuri deba runaka debate runaka umuntu agaragaza ibitekerezo bye ariko kandi atari uguhangana nkanjye nk'umukozi w'Imana iyo bavuga ikuzimu twumva ikuzimu abantu benshi bumva ngo ni ahantu ariko ikuzimu ntabwo ari ahantu ahubwo ikuzimu ni ukuntu urumvishije donc twebwe ikuzimu dukunze kuyita isi y'umwijima abakozi b'Imana twita ko ari isi y'umwijima ubwami bw'isi y'umwijima donc ni ukuvuga ngo nize geography niga bindi n'ibindi ariko iyo noneho twiga batubwiraga ko munsi y'ubu butaka hari binibi hari niyi hari yo matsiyeri binibi hari yo bikagera ku rutare bikagera ku mazi ibyo twarabyize tugeze no muri theology hari ukundi twize rero iyo tuvuga isi y'umwijima tuba n'ahantu nako ni ukuntu donc ni nk'ukuntu ishobora no kuba iyo si y'umwijima iri hano iri hafi aha ngaha hafi yacu ibamo ibintu by'amabanga birimo ibintu by'ibinibi turumva rero ko ikuzimu ndumva ko hashobora kubaho muri koti imwe ubundi ntihabeho mbega wowe ukuntu byumva uri hagati na hagati urumva ikuzimu harahari ubundi ntahari niyo murabyumva turatubwira ukuntu byumva ego ese ikuzimu habaho koko twifatishije ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya ikuzimu habaho hari cyo twita Imana yaturemye ni umwuka rero uwo mwuka waremye abamarayika barabaho hari abamarayika bigometse nkuko ijambo ry'Imana bibivuga umarayika mukuru ari we Rusufero uno musore bita Satani uyo rero niwe yagiye gutura aho hantu habaho twe twaremeye ku bw'umubiri mugabo natwe dukozwe mu mwuka muri esprit rero Rusufero si wambaye umubiri n'abamarayika ntibambaye umubiri bambaye umwuka iyo tuvuze ngo aho hantu ntiba habaho tuba tuvuze yuko tuba dukontradije ijambo ry'Imana uko ribivuga tuba duhakanye yuko n'uyu Rusufero ataha ahantu aba tuba duhakanye yuko n'abo bamarayika bigometse atahantu baba aho hantu rero niho umwana w'umuntu no musi avuga ko ari mu kuzimu kuko hariyo banye naho hari ubuyobozi bwaho butubona Rusufero n'abo bamarayika bigometse ndemeza ko habaho niba wemeza ko habaho se waba waragiyeyo ngo tubwire ikuzimu hameze nko kwisaha tubona byaba bimeze gute cyangwa hari wagiye yarazara kubwira ikuzimu nagiyeyo ngo haba n'ubutunzi watubwira yego murako bagiye babukurayo byagenze turatubwira muri make ukuntu byumva unakomfirma ukuntu ikuzimu habaho murakoze cyane twebwe nk'abana b'abantu abakozi b'Imana abasenzi baravuga ko haba ikintu bita iyerekwa nimba twemera yuko hari abakozi b'Imana na Satani afite abakozi be nimba abakozi b'Imana bagira iyerekwa n'abakozi ba Satani babaho nabo bagira iyerekwa
ivyo bakozi imana batubwira ati twareretswe Imana yatanze Mesaya yatubwira twaragiye iratujana mu iparadizo turabona ivyo yasezeraniye abayo n'abakozi ba Satani baraza mu isi bakabwira abantu ati nimwabigenza gutya nabyo muzoronka ubutunzi muzoronka iparadizo bariko barabwira muzoronka ku isi kujya habiyerekwa ku bana ku bakozi b'Imana ku bantu b'Imana niko habiyerekwa ku bantu ba Satani bisigura yuko aba baraza bakavuga ibi bakatubwira ivyabo rero muri uwo mwanya ntitwavuga ati ko twemera ivyaba n'ivyaba ngo tubihakane ko birabaho nuko reka nifashisha mu ry'Imana hari abantu bavuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya nimba turi abakristo tukihakana ko ubwo bwami butabaho ubwami bw'umwiza butabaho no kuvuga yuko ntituzoramenya n'uwo tuko turagwanya ntituzamenya n'uwo tuko turagwanya kandi ibi rero vuga ati ngo bo tugwana ngo sabi imibiri ngo sabi inyama n'amaraso ariko ngo nabo ubwami bw'umwijima none se tukomera ko ubwo bwami bw'umwijima budahari kandi Bibiliya gushinga nayo ko buriho no kuvuga yuko d'après ayo mateze yose turakonkuriwa yuko ubwami bubaho wenda ntabaciye mu ryo muvuga cyangwa se by'umugaragu w'Imana Emmanuel avuga ndashaka tubikure mu rujijo n'abadukurikiye babashe kumva donc iyo tuvuga ntago ari ahantu hameze gutya nk'uko iyisi imeze uko ubona yubatseho amataje rimwe na rimwe njewe njya mpakanya hari uburyo ki nkanjye nk'umwemera Mana hari uburyo ki mbyemera hari uburyo ki mbibona ariko none ntabwo umuntu azavuga ngo nagiye ikuzimu ngo nagiyeyo ngo hari y'amazungu hari inganda ngo hari iki ibyo ngibyo mbifata ko ari ibitekerezo by'umwana w'umuntu yishyiramo yagira nk'inzozi kwa kundi umuntu agira inzozi nayiraye ndi muri parike ndwana n'inuza n'intare ndwana n'ibi niko nabifata kuko ntabwo uyu munsi niba tuvuga ngo iyo umuntu agiye kujya Nairobi hari indege Rwanda iragenda Kerem iragenda izinisi ziragenda yugiye Burayi yugiye muri Asia Australia Amerika muri ibi bihugu bidukikije hari itike ukatisha cyangwa se ukavuga uti nzagenda urugendo rwo ku butaka cyangwa se rwo mu mazi cyangwa se rwo mu kirere izo ngendo zirahari nta nimwe iratubwira iti twebwe tugana ntibatubwira aho baca cyane kugira ngo abantu bagiye kuvuga ngo ikuzimu ngo habaho gutya muri ubu buryo nge ndaza kubusobanura nk'umukozi w'Imana uko habaho uko mpafata uko mpabona ariko nze no kugira n'ibindi bitekerezo mpindura ku bantu iyo bagiye gushyingura umuntu ubona ko bacukura abantu rero baravuga bati iyo bamaze kumurenzaho itaka kandi biriya bintu biba birimo gukorwa ni ijambo ry'Imana rivuga ngo wavuye mu gitaka uzasubira mu gitaka urumvishije ni ukuvuga ngo abantu bahita bavuga ngo agiye ikuzimu abantu benshi niko bahita bavuga bati noneho umuntu kumva avuga ngo ikuzimu buno ni munsi y'ubutaka abize geography bize amateka bize icy'ubumenyi bw'isi hari ibintu batubwira biriyo ntabwo tuhabona izo nganda ntabwo tuhabona izo amakaritsiye runaka ya industry runaka ariyo no ahubwo uyu mugabo w'Imana aravuze ngo ijambo ry'Imana Imana yirukanye Rusofero mu ijuru Rusifero tugarukeho Rusifero bivuga ramfadore éclairage n'umwana w'umucyo mu ijuru niryo zina yari afite ariko noneho ntabwo Imana yamuciye ivuga ngo ugiye ikuzimu hoya ahubwo aravuze ngo uragowe wasiwe kuko umanukiwe n'ubwami kumanukiwe na Satani ngo duramanutse afite iki afite uburakari yamanutse afite umujinya ngo kandi arashaka abo arimbura arashaka baconcomera bishatse kuvuga ngo ntabwo yavuze ngo icyo ntekereza ku ikuzimu iyo umuntu amaze gupfa hari ahantu za roho zijya kurindirira umuzuko w'iteka cyangwa se kurindirira igihe cyo kuza cy'impanda cy'imperuka hari aho zijya aho hantu hari aho roho nziza zijya zitegurirwa hari naho roho mbi zijya aho rero roho mbi zagiye niho bavuga ngo ni kuzimu niho abantu bavuga ngo ni kuzimu ariko saha wenda abantu bakunda kuvuga ngo na ahantu n'ukuntu urumvishije donc n'umuntu ureba muri iyo si y'umwijima n'umuntu ufite amaso y'umwuka
ntabwo ushobora aka kanya kureba inyuma y'iriya nzu turimo kureba, hari ibyuma bishobora kuyitobora bikajya kureba inyuma y'iriya nzu, bikajya kureba inyuma y'uriya musozi, bikareba hasi ahangaha. Nagize n'umugisha wo kuza kuba mu bushukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari ibyuma bijya bireba hasi bikabasha kureba ngo hano harimo iki, aya mabuye runaka, ahangaha hari aya mabuye aya n'aya. Bakabasha gukoresha ibyuma, ntabwo bacukura ngo hari ibyuma bakoresha, hakaba n'uburyo ki bashobora gutwara itaka bakajya kurisuzuma. Rero icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ngo umuntu mu buryo bw'umwuka nawe afite ukuntu areba, afite radari akoresha, afite jimeri akoresha. Rero ikuzimu hashobora kuba hariho, ariko aho hari izo mbaraga, aho hari za roho. Nk'ubu uyu muntu mushobora kuba wasambanye, wahura n'umuntu w'Imana akakubwira ati wasambanye. Ibyo rero yabonye wowe kandi uzi ko mutari kumwe. Hariya wahoze urimo gusambana wari mu bwami bw'umwijima, hariya wari ikuzimu, hariya wari uri muri kiriya cyumba, niho nshobora kwita hari aho wari uri. Ya maso yakurebye ni amaso, uriya muntu uyafite ni umuntu udasanzwe, ni super. Dukomeze tuganire. Niga njya numva banavuga ngo ikuzimu habayo ubutunzi, hari abajyayo bagiye kubushaka, ariko ntago turamenya inzira bacamo. Watubwira nk'umuntu wenda waba waragiyeyo, cyangwa nk'umuntu wemeza ko ikuzimu habaho, watubwira muri make ikuzimu bimeze bite, ubutunzi burahari, tuzajyayo tubushake? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mbarije. Mu kuzimu ntaho ndaja, mugabo harabahaja, harabamaze kuhaja. Hari ahantu nguma mpagarara gushika n'ubu kucerekeye imyumvire. Nimba twemera yuko Imana afisa ahiba na Satani afisa haba, nimba Imana ifisa abamarayika nk'abagwanyi na Satani afisa abagwanyi, gute se wansigurira yuko hari ubwami bw'Imana kandi hari uwigometse kuri ubwo bwami nawe washize ubundi bwami? Ubwami ni ukuvuga ko ari ikintu, c'est une entité hiérarchique. Ni ukuvuga ko muri ubwo bwami hiyo le président, hariho abaministre, hariho ni administration iri bien conçue, n'ubuyobozi nk'uko tubona ubuyobozi bwo mu isi, n'ubuyobozi nk'ubuyobozi bwo mu ijuru. Donc c'est la copie. Satani igihe ava mu ijuru yaragiye atwara kopi, kuko nawe yashaka kuba umuntu akomeye cyane. Hari igice cyamukurikiye kandi bajya nabo bagiye bagira ubuyobozi bwabo. Niba uno munsi baza bakangiriza ubwoko bw'Imana, nibaza bakangiriza abantu b'Imana, uno munsi bahora baza bakangiriza abantu b'Imana mu kubatera ibibi, mu kubatera ubushukanyi, ko niwe se wabashukanyi, niyo bagaruka. Rero abo bantu nta kubw'umubiri ntidushaka kuvuga ngo ikuzimu ngo haraboneka gutya kubw'amaso y'umwana w'umuntu, ariko kubw'umwuka urahabona. Iyo witayeho Imana irahakwereka. Ibiremwa by'umwuka bibonwa n'umwuka, ibiremwa by'umubiri bikabona n'umubiri. Hama naguciye mu ijambo, ubwo butunzi se numva bavuga kandi nawe urabyumva. Urakoze cyane. Satani hari ikintu Imana itigeze imwaka, mu kumwiruka ntiyamwatse impano, yamwatse n'ububasha, ntiyamwatse. Hari ibintu Imana itamwatse, yaramwirukanye. Mbwa hano birivuga ngo yamwatse ubutunzi. Yamwatse iki? Umenye ko yakozwe mu nzahabu na za diyama, yarabihunganye. None se Imana imaze kumwirukana, ikamaze kumwangaza, agiye abifise. Kandi ivyo yamwangarije agiye afise nivyo twe turi hagati ari two isi y'umubiri dukeneye ubwo butunzi. Iyo dukeneye ubwo butunzi, abantu bemeye kwiyunga n'uwo mwuka niho bavuma kuri bwa butunzi bwiwe. Bisigura yuko nawe nafite yindi richesse, nawe ko ari ubuyobozi, ni gouvernement afise ku ruhande, gouvernement spirituel, nkuko mu ijuru ari spirituel. Ariko Imana yadushiriyeho Yesu Kristo kugira tumenye yuko bijya yatwaye ntibingana na 0,001% y'ibiri ku Mana. Donc ubutunzi nyakuri bwiza bwuzuye bw'umusesekara buri ku Mana. Satani ivyo yatwaye ni ibishukano, ce n'est que des apparences. Yatwaye kopi nkuko yahunganye administration iri kopie
yatwaye kopi, nubwo butunzi bwari kopi, bisigura yuko hari ikintu bita refebre, abantu b'abanyantege nke. Abanyantege nke niyo biyumvira iby'umwuka w'ubutunzi buri hafi bushira n'ingoga, ariko abakomeye abizera Imana biyumvira ibiri kure vy'Imana byuzuyemo umugisha n'umusesekara. Ni nayo mpamvu tutovuga ngo ubwo butunzi bw'ikuzimu burahari. Satani aratanga ubutunzi kuko yarabuhunganye, n'Imana yabufise, ifise umurenga, ubisibirenga cyane, bya mirenge birengeye cyane. Hanyuma turajya kuwemera Imana. Wemera Imana we aratubwira ngo iki? Ikuzimu ntago habaho, twemera ko Imana ibaho. Ese iba hehe? Murakoze. Ngewe hari ibyo nemera, hari n'ibyo ntemera muri rusange. Nkuko pasiteri yabivuze Revera, tubona ko Satani cyangwa se Rusofero ntabwo yavuye mu ijuru gajya ikuzimu nkuko babivuga, ahubwo yaje mu isi. Kuko na Bibiliya bivuga neza ko ivuga ati ugushije ishyano wasiwe. Ntago rero isi bavuze ari ikuzimu. Ubwo rero umuvandimwe hano wanje Evangeliste Manuel, hari ibyo tutari kwemeranyaho cyane, kuko ari kumbwira ati kuzimu habaho, ariko mu by'ukuri ntago. Ubu se Evangeliste, ubu sahizi nkubajije ngo orientation y'ikuzimu ni hehe, wenda ko ushobora kuvuga mu ijuru niho ukantungera urutoki hejuru, ikuzimu ho ushobora kumbwira ngo ikuzimu ni hehe? Dufite amerekezo y'isi, hari burasirazuba, hari burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Iyo tugiye hano munsi y'ubutaka tufite ibyo dusangayo kugera kuri za Nuwayo, niko geographicoma babivuga. Ese koko ushobora kumbwira orientation y'ikuzimu nimba habaho? Murakoze cyane, urakoze cyane mwene data kuri ico kibazo mbajije. Ngira ntange icerekezo bivanye yuko dufise igitabo c'Imana Bibiliya. Tumenya ko ijuru ribaho, tumenya ko Imana ibaho, yumva, ikora, ivuga, ari uko dukoresha ijambo ry'Imana ari muri Bibiliya. Satani, ngaruke ahantu Satani amaze kuja kwiyonkora ku Mana, Satani amaze kwigomeka, yaragiye. Navuze ko yatwaye kopi y'ijuru. Nkuko avuze ati baze ngo uragowe wasiwe. Ariko tumenye yuko isi bavuga, eske ni isi yacu? Nicyo nshaka kukubaza, se ikuzimu na ahantu nukuntu? Na ahantu, reka mbigusigure. Se nimba ari ahantu, aho hantu ni hehe? Murakoze cyane. Hari ubwo bavuga ngo ujya ngo hafi ku ruzi, ngo ukamena amagi, ngo ukagira iki, hari ibyo gugerekeranya, ngo uruzi rukisatura, ngo ukagenda ukajya ku gituro, ngo bapfuye ibiki. Se koko ikuzimu twacaye ngo tujyeyo noneho nkwifuza kujyayo? Murakoze cyane. Twamenye ijuru ko ribaho, ariko twigishije ijambo ry'Imana dukoresha igitabo cya Bibiliya. Na Satani abakozi be baranditse hari ibitabo, hari igitabo cyanditse ko Le Monde Occulte. Nanje naragisomye kugira ngo ubwo bushakashatsi, ndavuga ati ntivyakabaye vyiza ko twohagara kuri Bibiliya gusa, ariko ducukumbure n'ujya mugabo eske wagoniki avyumvira kwiki, eske we mikore yiwe ni yihe. Hari bitabo ngaha ku mbuga ngurukana bimenye birahari, mbuga ngurukana bumenyi birahari ibyo bitabo, nkoranyambaga birahari ibyo bitabo. Rero nakubwiye ati jambo ry'Imana ravuga ati ngo ubwoko bwanje bwishe no kutamenya. Kubera iki? Kuko twe iyo dushakashaka ntidufata umwanya gushakashaka. Eske akaro gatoya uri umukristo ukoresha Bibiliya, urazi ko ugwana nawe ari Satani n'ubwami bw'umwiza n'abadayimoni. Eske kugira umenye strategie zabo ukora iki? Iyo ugiye ku rugamba utegereza kumenya ati eske l'autre là urya wundi ari hariya yipanze gute, ameze ate, ibishukano byiwe meze gute, aca mu zihe nzira. Ico ni kintu bita strategie. Ngaruke kuri hahandi uvuga ati na ahantu n'ukuntu, na ahantu habaho, kuko nakubwiye ati n'ubuyobozi bw'umwiza.
buri ahantu ushobora kubona apana n'amaso y'umwana w'umuntu n'amaso y'impwemu ntabaciye mu y'umwuka. ijambo ubwo ikuzimu nkurikije uko mbyumva ubwo ntihaba ari mu isi. ya reka ngerageze. Murakoze cyane. kuko uburyo uri kubivugamo birumvikana ko ari nk'umwuka, kandi kugira ngo ubihishurirwe ni ukuba ufite divinity cyangwa se navuga imbaraga zituruka ku Mana. Ariho mvuga se ubwo ikuzimu si ahangaha turi ku isi, ahubwo iyo myuka mibi igenda ikabiri iri ku isi tukaba tubyitiranya ko ikuzimu ari hasi koko kandi ari ku isi turiho. Urakoze cyane. Iyi turimwo bayita monde physique. Ni monde y'umubiri, ni isi y'umubiri. Twambaye umubiri. Isi igaragara, isi ibintu byose bikogwaho, isi umwana w'umuntu asonza akarya, isi umwana w'umuntu anyoterwa akanywa amazi, akanywa ibyo ashaka. Hirya y'ino si hari ayandi masi, ariyo si twemera y'umwuka bita ijuru. Hariho n'iyindi si twemera kwibaho itwarwa n'ubwami bw'umwijima, ariyo twita ukuzimu. Ayo masi abiri ari hagati, ari ku rukumpande y'ino si iri physique, bazita le monde spirituel, n'isi z'imyuka, ngo n'amasi y'imyuka. Rero twe turi ngaha hagati nka le monde physique, muri monde physique ntidushaka kugira contact physique naba, il faut que haba contact spirituel. Ni kuvuga yuko kugira tumenye ivyaba turindira yerekwa, kugira tumenye ivyaba nahonye turindira yerekwa. Hari inzozi mbi, hari inzozi nziza, urumva byose duhuramo hagati. Murakoze. Nkanjye icyo ndi buvuge nababwiye ngo ndajyamo hagati, ntabwo ndi buhakane, nta nubwo ndi bwemeze, nta nubwo ngira gute, ariko nk'icyo ari mu kuvuga ndashaka kubabwira ngo inuza ikuzimu hari aho tugenda tubona uko tugenda tugira. Navuga ngo nkanjye hashobora kuba ari no mu bitekerezo by'umuntu. Ubundi iyo tuvuga ubwami bw'umwijima hari imbaraga zaho, imbaraga z'ubwami bw'umwijima zatwaye ibitekerezo byawe, zagutwaye aha, aho zagutwaye rero harahari, aho ibyo bitekerezo byagutwaye. Niba uvuga uti ndashaka uriya muntu, ndashaka kugira gute, ndashaka, donc ni nuza ni spirit, ni mu buryo bw'umwuka wagiye. Rero aho hantu nubwo cyangwa se uko kuntu tuvugamo imbaraga z'umwijima hariho, wenda nk'uko mu buryo bw'umwuka umuntu nibwo ajyamo. Nababwiye ngo hari aya maso y'umubiri areba ikintu gikorwaho cyangwa se hari aho areba akagira n'aho agarukira akanananirwa. Ariko noneho hari n'aho amaso y'umwuka agera agacengera akabasha kureba. Abantu tujya twumva ubuhamya koko mu nsengero hirya no hino bakavuga bati ikuzimu, navuye ikuzimu, najyagayo, hari ibyo nahakuye, hari aho nari narageze. Ariko icyo navuga nk'uko Manuel Jacques yavuze, ngo abantu ngo bakavuga ngo amagi ari ibintu mbona by'ubumaji, by'ubumaji abantu bakora, tukumva umuntu akavuga ngo mekenye inzembe, mekenye ibintu, hari ibikorwa by'ubumaji. Ariko nanone ibyo bintu by'ubumaji bifite nanone izindi mbaraga bikorana nabyo. Rero iyi si wa mugani byayo n'amayobera matagatifu byayo, nkuko niba ari bamuvara babiririmbye, iyi si ifite ukuntu biyiriho, ifite n'amabanga ayiberaho. Twavuga gutyo, abantu baba bafite amabanga yabo, abantu bafite ibintu by'icyama babitse. Keretse uyu munsi ni hazaza umuntu akaba yatubwira ati nje nagiyeyo, hari ibintu byari bihari, nakuyeyo ibi, nakuye konteneri, nakuyeyo ibi n'ibi, nakuyeyo ibintu bimeze bityo. So nicyo nshaka kuvuga. Ariko habaho, ariko si ahantu. Icyo ngira amatsiko cyane yo kumva abantu ngo bajyayo bagakurayo ubutunzi, nimba ari indege iguruka, nimba ari ayo magi bamena akajyayo, nimba hari shira umuteti ijyayo, nibyo binyobera. Ari byo mbangira ngo ngirira amatsiko no kumenya, kuko ubundi hari ibintu biba bisaba ubusobanuro buhagije. Urabona mu isi turimo umuntu agerageza gutera imbere, ukajya kumva ngo runaka gikuzimu, ati ubutunzi runaka yabukuye ikuzimu. Ese koko
wowe Evangeliste Emmanuel, wowe Ruvrandi, nk'iyi minsi ibintu bisa nkaho nabyita ni nka competition. Kuko urabaho neza nanjye nkifuza kubaho neza, cyane ko nshobora no kuzankagira amatsiko nkakubaza se wabigenjeje ute, ku buryo unambwiye ngo nahi Ikuzimu nta kabuza nanjye najyayo, ko ntabwo uzambwira ngo nzatunga itorero rifite abantu 3,000, njyewe ningira itorero rijyamo abantu 20 cyangwa 30, uvuge ngo sinifuza kumenya aho izo mbaraga zikura, nanjye njya aho hantu. Aho hantu rero hariho by'ukuri koko nimba ariko babivuga, ntawe utakifuza kujya, kuko ntago wambwira ngo umuturanyi wanjye azatunga itaje arye neza abeho neza, njyewe mburare mbwirirwe kandi aho hantu hahari ngo sinyobekeye. Nayobokayo da, nkagenda nkakurayo byibuza se ugira ngo ngize icyo nkura ejo nkaramuka n'ejo bundi ntibyaba bihagije. Rero mu by'ukuri reka tujye tuvugisha ikibazo kuri gihari nuko nta nzira ihari utubwire ngo duca ahangaha turamanukira ahangaha tugereyo. Nicyo kibazo gihari nk'umuntu wemeye yuko Ikuzimu haba. ahubwo se yagiyeyo. Wenda afite ubuhamya we never know. Ego nababwiye hari ikintu navuze ku cereke ubuhamya bw'abantu, abantu b'abakristu abakozi b'Imana bavuga ati twagize iyerekwa ntiribera muri monde physique, iyerekwa ntiribera mu mubiri, muri monde y'umubiri, iyerekwa rija muri monde y'umwuka, ribera muri monde y'umwuka. Iyo witayeho kumenya ikintu uramenya ibyaho, uramenya ibyaco n'imikorere yaho. Rero ikintu kimwe mwomenya, aho hantu haragendwa, ubwo butunzi bubayo. Nabwiye ko Satani yatahagurutse mu ijuru guk'imbokoboko, amaboko masa, yahagurukanye ubutunzi, yahagurukanye ububasha, afite imbaraga nawe. Nubwo izo mbaraga ze ni imbaraga ziri munsi ya kimwe c'igihumbi, mbere binanarenga by'imbaraga z'Uwiteka uhoraho Imana yacu dusenga, twubaha kandi twemera kandi twizera. Aho hantu haragendwa nkuko no mu ijuru hagendwa. Ariko nababwiye ikintu kimwe, kuja kuri aho hantu ntibagenda n'umubiri uyu dukoraho, ntibajana y'amaso yatubona, ntibajana y'amatwi twumva, hagendaho umwuka. Ibitekerezo kuvyerekeye vya kidayimoni, umwana w'umuntu ikimukoze ni umwuka uri muri we, umwuka wumva, umwuka ubona, umwuka ufise umuntu uvuga. nkuko abivuga, nkuko n'abapastori cyangwa abakozi b'Imana cyangwa abantu runaka ashobora kugira iyerekwa, niko n'Ikuzimu hashobora kujyayo. Ujyana ibitekerezo by'umuntu nibyo bijyayo bikajyayo. Ntabwo wavuga ngo ari itike uzakata ikujyaneyo, cyangwa se ari kontineri izavayo karigo ngo iveyo ngo izane ubutunzi muri kenkayori yawe, hardware ushyire muri stationery yawe, muri no ibya bitekerezo byawe wisheje. Erega icyo umuntu yizeye nicyo kimubaho. Wizeye ko aho hantu uzajyayo mu buryo bw'ibitekerezo bwa roho, uragenda. Pastor, hari ikintu tutumva kimwe. Ushobora kwizera ikintu ntikikubeho, ushobora kwizera uti nzaba umukire, ariko ukagenda ukaba umukene wo mu rwego rwo hejuru. Ikintu cyo kuvuga ngo ibyo wizeye nibyo bikubaho, no, byose ngira ngo bibaho kubw'umugisha. Ashwi icyo wizeye, icyo wiyaturaho kikubaho. Cyane cyane uzarebe nkatwe twakuriye mu nsengero, twagiye tubona babakobwa za ndirimbo dukina tugakiramo n'ubuteyatere n'ubuki. Twagiye tubona babantu bakinaga ari indaya barabayezo. Twagiye tubona babantu bakinanaga ubucuma basinda. Rwose uyu munsi simvuze ngo ni 100%, ariko babantu basindanaga ubucuma bagira barya babaye abasinzi. Kuko hariya hanze hari undi izindi zambaraga yavuga z'umwuka zirimo kukoreza zikavuga uyu ni umukandida wacu byamubera, uyu muntu abaye indaya akajya yambara ututuntu koko byamubera, zigukurikirana. Urumva nkange reka mbibabwire, nigeze kubitangaho ku kiganiro kuri televiziyo imwe. Ndi umupastor, kugira ngo nje kuba umukozi w'Imana natangiye mu myaka 6 nkurikira mama ajya gusenga muri niba turi. Noneho nabona abapastor uko babwiriza nkumva
Imana nanjye ziriya mbaraga ndashaka kuzakora kuriya ndashaka nabona umuntu uko abwiriza meme niyo nta n'imodoka yari afite ariko hakaza umuvugabutumwa akavuga Imana akayivuga naravugaga nti Imana izamfashe nanjye nzakorera Imana nk'uko icyo kintu nicyo cyambayeho rwose. hari icyo uvuze ngo icyo umuntu yizeye nicyo abacyo bivuze ko buriya umuntu erega icyo wizeye uranagiharanira. bivuze ko abantu tubona bakennye ubuzima bumeze uko nibyo biyaturiyeho nibyo bahisemo. Ndashaka kukubwira iri jambo, umuntu kuba yakena bituruka mu bitekerezo bye. Mu Bagande baravuga ngo tori mwavu umutwe gwego mwavu, ngo nturi umukene umutwe wawe ni wo mukene. Urumvishije? Tori mwavu umutwe gwe mwavu, nturi umukene. Ndongere ngisubiremo, umutwe wawe ni wo mukene. Nta muntu Imana yaremeye kubabaza, nta muntu Imana yaremeye gusonza, nta muntu Imana yaremeye gukubitika, nta muntu Imana yaremeye kugira no gukosa. Ntago yabimuremeye, yamuremeye gukora neza, yamuremeye nk'uko Imana iteye, nk'uko Imana ifite imbabazi, yamuremanye imbabazi. Ubwo bunyamaswa umuntu agira ni ibintu yiga. Ubwo bunyamaswa umuntu ntabwo ari ko avuka kuri mama we mubi, kuri papa we mubi, hoya ni ibintu yiyigira, ni ibintu yitoza, ni ibintu byo gukora nabi bimubamo. Wa mwuka wa Satani nawe ukavuga uti mbonye umukandida. Urumvishije? Mbonye umukandida reka mukoresha. Nuko Satani akora, nuko donc icyo uvuga rero gukena, navuga gukena n'umuntu byikururira. Ntimukaje muvuga ngo habaho amahirwe. Urumvishije? Icyo nemera, habaho umugisha Imana yasezeranyije. Mu gutegekwa kwa 2:28 kugeza kwa 14 hatubwira umugisha. Ariko kandi guhera ku murongo wa 15 kumanuka havuga umuvumo, ikakubwira ngo nukora nabi wa mwuka uzagukurikirana w'umuvumo. Rero ibyo umugaragu w'Imana arimo kumbaza akavuga ati saba bakene uyu munsi niba leta na leta ubwaye ikatwigisha kakubwira iti savinga mu mushahara wawe, wowe ukava mu kazi utaranagera ku mushahara wawe ugahitira mu kabari mu bara, ukagenda ukanywa n'umushahara wawe utarakugeraho, ukikopesha ni mu nkope nzishyura, ni mu nkope nzagira, ukwezi ni gushira kuzanye. Hari igihe gushira amafaranga ukorera umushahara wararangiye. Kuri ico pastor yaraheje kuvuga apana kuri yo teme yindi, yaraheje kuvuga ngo icyo umuntu yiyaturiye ko nico kimubaho. Hari abantu usanga bakenye. Mbese ubukene tubwita iki? Hari gukena ibyo umuntu afise, amafaranga lo materiel, amafaranga, inzu abamwo, iby'uburyo bufatika. Hari n'ubundi bukene bugira kabiri, aribwo bukene bw'umutima, amahoro, umutuzo, ibyishimo, ibintu bya gutyo. Dutandukanye ibyo bintu bibiri. Ico cambere ico wiyaturiye ko nico kikubaho, ni ca kindi ca kabiri. Jewe mfise ibibazo vyuko nta mafaranga mfise y'ukurya uwo munsi. Kuri kiya ca kabiri c'ubukene bwa kabiri na mahoro, iyo mvuze ati nta mafaranga mfise ariko inzara ntaciza kungira tu, ndazi biraza kugenda neza tu, muri uwo mwanya watsinze ngo bukene uharugwa mu bantu bariye kandi utariye. Hari na kijya ca mbere tuvuga tuti ngo n'ubukene bw'ikintu lo materiel gukoraho. Mwana w'umuntu, hari ikintu nabonye, abana b'abantu bararira ngo barakenye, mayibo bakazinduka barabarate, we wamuca ufite imodoka akavuga ngo ujya mwana arakenye n'umworo, ariko ararya saa sita yewe kandi akagira umunezero. Ararya saa sita, arazinduka mu gitondo ntamenye yaje gushakira, mbwa agatembera tu, Uwiteka kamugenza uko amugenza akarya. Mwisi nta mukena abaho, mwisi nta mukena abaho. Ubakenya yakenye ivyumviro kuko Imana iragutunga ukuri kose.
n'umworo atagira rasiyo munsi Imana yaza kumutunga kugitunga gashishi kazinduka kava mu kinogo kakagenda gushaka kagatembera kari karashaka Imana irakitungira mwisi ntiturabakene iyo dufise Imana tuba turabatunzi nta mukene abaho nugeme bose umukene kubera arabayeho arindire cakindi pasteur yavuga cakindi revera yavuga ati hari umugisha w'Imana ibara gutegekanije arindire rya sezerano rya wa mugisha rimugereho kandi nubwo ritamugeraho Imana mugenera ibindi ejo cagupfa ari umugwa neza ikamuha ivy'ijuru nimba yamwe imivyisi ivy'ijuru nazo bibura ariko mwisi zo mwitungira kuko ntigeze yatura ko ari umukene muri we yavuze ati ndi mu bandi ndiho kumva ko ariho kuko n'Imana irivuga muri Bibiliya ngo nitwa ndiho Mose yarabaje ati none se ngende ko fara umubwire ko ari indantumye aravuga ati ni ndiho rero natwe nidukwiye kwimvira nk'abantu ngo turakenye mwisi ntabwo dukenye mon frère mwana w'Imana ntabwo dukenye nitwiyature yuko turabatunzi kuko Imana yadutunga nina buri modoka ndarya eske nayi buri modoka ndapfa nina buri inzu ndapfa imvura niyangwaho ndaronderaho noga ndayugama nikinga nyene imvura ihere ama nkomeza urugendo nta muntu yapfuye ngo yabuze imodoka cyangwa se ngo yabuze inzu unsigura ko iyo muntu ari mukene gute ahubwo uyo muntu ategereje wa mugisha w'Imana nta gukena nitwature ko turabatunzi kuko nivyo dufise nivyo Imana yaduhaye ubutunzi bwa mbere nubwa esprit umwuka murakoze umwanzuro twafata undi twaganiraga tubazanya ikuzimu habaho twemejwe ko habaho mu buryo bw'umwuka ariko hakaba habaho n'ijuru rero abantu batwumva n'abadukurikiranye bumve yuko ikuzimu habaho n'abajyayo bajyayo mu bw'umwuka mu buryo bw'umwuka